twizere ko muri amahoro aho muri hose hirya no hino haba muri iki gihugu cyangwa hanze. Nizere ko muhumeka amahoro. None neje kubabaza niba umugabo arusha umugore, niba umusore arusha umukobwa imyaka runaka, bakaba bikundaniye biyemeje gushyingirwa bakazabana akaramata, bakazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Niba umwe arusha undi myaka, tuvuge 15, 17, 20, 21, ikibazo mu by'ukuri kiri. Hari umugani uvuga ngo nshakira mu ruho ntibaza imyaka. Niba uzahirwa ntibyakubuza guhirwa ngo nuko ushatse wubakanye n'umuntu ukurusha imyaka cyangwa urusha imyaka. Niba hazashya nanone ntihabura gukongoka ngo nuko ngo mwashyingiranywe murutanwe imyaka. Kandi niba nyine zizabana zikomanya amahembe, hari aho byahurira no kuba umuntu umwe arusha undi myaka. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake, mbanje kwakira abashyitsi. Wowe ugeze bwa mbere kuri ino channel, kanda aho handitse subscribe kandi no kuri iyo nzogera uzajya ubona notification buri uko dushyize ikiganiro kuri Big Grace TV. Ntuzicuza kudukurikira, iyi ni channel y'ubwenge yaduhugurane. Mwe mwamaze gukora subscribe, mwarakoze, muri abantu b'abagabo, namwe Imana ibashyigikire mu byo murimo byose. Kuri ino siningira nkugire, kandi subscribe bikorwa rimwe gusa kuri channel iyi y'umuntu. Ntabwo uko ubonye video ukora subscribe, waba uri kugenda ukora subscribe ejo ugakora ni subscribing, waba uteje umuntu imbere ejo ukongera ukamushitura umusubiza inyuma. Iyo wakoze subscribe nta kiba gisigaye kindi, wakanze no kuri iyo nzogera haba hasigaye ko uzajya ureba video ikarangira. Tuba dukeneye watch time. Ntabwo ari byiza gukanda kuri video y'umuntu ugahita wongera ukigendera. YouTube kugira ngo igire urwego tugezaho, kuko aka n'akazi dukora ka buri munsi, biba bisaba no kuri ko mudushyigikira mukareba video ikarangira. Iyi topic yanjemo nyuma yaho Frank Gashumba w'imyaka 51, kubera ko yavutse mu 1974, yaherutse gukora ubukwe na Marayika Mutoni Patience w'imyaka 25, kuko yavutse mu mwaka w'2000, hagashya hagakongoka kuri social media. Uyu mujejeta faranga, uyu mukire, uyu muherwe Frank Gashumba yari asanzwe yarisengereye afite akana k'agakobwa. Umwana w'umukobwa, uko n'umwana w'umukobwa ubu ngubu arakuze afite imyaka 29, witwa Sheila Gashumba, icyamamare muri Uganda. Hamaze hafi imyaka 10 rwose ahitinga muri Uganda mu gisata cy'imyidagaduro. Papa we rero yarongoye umwana w'umukobwa Sheila arusha imyaka. Sheila Gashumba arusha mukase imyaka, uko Sheila Gashumba afite imyaka 29, mukase ariwe Marayika Mutoni Patience afite imyaka 25. Akampera ku kantu kari gasekeje, hari umunyamakuru wamubaje atari ko se nyakubahwa Gashumba, kuko uyu muntu iyo ari umuherwe gutya aba ari nyakubahwa bikomakomeye, ndetse ati uyu mugore wawe azi guteka. Gashumba yarabasubije atari ko se arinda amenya guteka cyangwa atanabizi, ubundi muzanye kuba umukozi wo mu rugo, muzanye kuzajya ateka? Atabateka barahari. Abandi muri comment bahise bamubwira ati rero Marayika ntibazagushuke, yego uzateteshwa kuko uri akana k'agakobwa keza nyine gashyingiranywe n'umuntu ugukunda, ariko ugomba kujya ugira umwihariko wawe, ukajya nawe ugira ikintu utekera umugabo wawe. Nubwo igipangu cyuzuyemo abantu bashinzwe guteka, nawe ukwiye kujya ugira umwihariko wawe wo gutekera umugabo wawe, ukamenya icyo akunda, ukamenya uko ugomba kujya umwitaho, ndetse n'iryo banga ryawe ukarizirikana kugira ngo abakozi batazagukopiya, kandi wahishiraga umugabo wawe, wamuteguriraga akishima kuko ubizi ko agakunda, nawe azi ko ugategura neza, abakozi batazagashishura ugasigara nta kantu k'umwihariko uzi gutegurira umugabo wawe. Ugomba kugira particularité maison, particularité Marayika, particularité baby. Ugomba kugira umwihariko wawe nawe mu gutegurira umugabo wawe, nubwo rwose avuga yuko atakuzanye kugira ngo ube umukozi wo mu rugo, ube umutetsi. Gashumba yarivugiye ati abatetsi barahari, umugore wanjye muzanye kugira ngo ajye yirirwa ateka. Ariko nk'abashangazi rwose turakubwira Marayika, nawe ujye ugira particularité yawe, akantu ugomba gutegurira umugabo wawe, akantu uzajya utekera umugabo wawe.
mu by'ukuri nturi umukozi ariko nawe ugomba kuzajya uteka, kandi yavuze ko wabimenya utabimenya ntacyo bimubwiye. Ubwo rero tuve kuri particularité ya hano kuri aba bantu bombi, ariko tubyibaze natwe muri rusange. Ese koko guhirwa mu rugo hari aho bihuriye n'imyaka y'ubukure? Icya mbere, mugomba gushyingiranwa mwujuje imyaka y'ubukure, ari umusore ari umukobwa. Ariko se kuba umwe yabarusha undi imyaka runaka hari aho bihuriye no guhirwa? Hari aho bihuriye no kubwahagirana? Hari aho bihuriye n'umuruho wo mu rugo? Hari aho bihuriye? Umukobwa yabarusha umusore imyaka hari aho byahurira no kuruha? Umusore yabarusha umukobwa imyaka hari aho byaba bihuriye no kuruha? Vice versa, nyine umwe arusha undi imyaka. Iyi diru y'imyaka hari icyo ivuze mu rushako? Abantu bujuje imyaka y'ubukure gushyingirwa numva bitakagombye kujyaho comment, kubera yuko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ariko n'umugabo mwiza nawe umuhabwa n'Uwiteka. Nubwo wenda sinzi niba ntaho byanditse muri Bibiliya, ariko ntabwo bavuga ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka hanyuma ngo umugabo mwiza wese wamukurahe. Umuhawe n'Uwiteka nibyo byaramba. Ubwo rero reka tubyanzure ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka n'umugabo mwiza nawe umuhabwa n'Uwiteka. Diru y'imyaka nta kivuze. Ubu bumukunda no matter what, no matter ages, kandi ngo imyaka ni imibare wamugana. None se ubwo wakwikundana n'umuntu bagatangira kujujura utugambo ntitujya tubura iyo umuntu yumvise mu kanaka agiye gukora ubukwe n'akanaka, comment akenshi ziri na negative niho zihaguruka. Wumvise abahagurutse rero ngo nuko ngo kanaka ngo arusha kanaka imyaka, watangira kugenda ukora marishariyeri mu rukundo ngo nuko ngo byasakuje ngo murutanwe imyaka. Mwatangiye gukundana mubizi nta naho binahuriye. Hanyuma rero wa mugani nacuze, umugani w'umucurano mwishakira mu ruho ntibaza imyaka. Mu by'ukuri hari aho byaba bihuriye n'uko wazaruha cyangwa wazahirwa mu rugo rwawe? Ntaho bihuriye pe. Hano kuri Big Grace TV turababwira tuti niba mwujuje imyaka y'ubukure mwarikundaniye, icya mbere ni urukundo rwose, go ahead mudutumire mujye mu murenge mukore ubukwe, ibindi mubiture Imana. Burya urugo kugira ngo rubemwo amahirwe nuko ruba rwubakiye ku rukundo, rwubakiye no ku masengesho, gusenga, kubaha Imana ariyo ya mbere mu rugo rwanyu. Ntaho ibindi bihuriye by'imyaka, ntacyo bivuze. Ibya provenance ngo iby'ibiki ngo ibyahehe, ibyo ntacyo bivuze. Mupfa kuba mwarikundaniye mufitemo urukundo, urwo rukundo ruzazanamo kubahana, ruzanemo kuzuzanya, hanyuma mujye mubitura Imana. Nk'uko urugo rwiza ari ijuru rito, urugo rudasenga nubwo mwaba mufite amafaranga angana gute. Hari aho muri Bibiliya handitse ngo ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. Ubwo rero ntacyo bihuriyeho kuba umugabo yaba arusha umugore imyaka, apfa kuba ari umugore mwiza. Ntacyo bitwaye kuba umugore yaba arusha umugabo imyaka, ntacyo bitwaye niba uwo mugabo ari umugabo mwiza mu mico no mu myifatire, n'umugore nawe akaba umugore mwiza mu mico no mu myifatire. Icyo nicyo cyangombwa, icyo nicyo kizima. Kuko se diru y'urugo, kubaka urugo, gushyingiranwa, gushaka, procreation, kwibaruka, iyo ni diru yatangijwe n'Uwiteka. Kubaka urugo, gushyingiranwa, na niyo mpamvu urugo rwiza ari ijuru rito. Ni umushinga watangiwe n'Imana mu gihe cya Adamu na Eva muri Edeni. Ubwo rero ni ukuvuga ngo no mata imyaka, no mata utundi abantu bo ku ruhande bagenda bakritika, iyo mukundanye, iyo mwubahana, iyo mwuzuzanya, iyo musenga, nta byababuza kugira urugo rwiza. Ngo urugo rwiza ni umushinga watangijwe n'ijuru, watangijwe n'Uwiteka mu gihe cya Adamu na Eva. Na niyo mpamvu iyo mudasenga nubwo mwaba mukize gute ntihaburamo bombori. Mu Kinyarwanda ho baravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko ayo mahembe nayo biba ari ibiki? Nta n'impamvu ni ukuri yo kubana abantu bakomanya amahembe. Wari umugani ubu ngubu utakagombye guhabwa agaciro, kuko abantu babana kugira ngo buzuzanye, bibaruke, bororoke, bagwire kandi bagwize. Twaruse nko ku rugero twavugaga rwa Frank Gashumba warongoye Malayika Mutoni Patience, arusha imyaka 20 hafi n'itandatu. Baramaje ati ariko kubera iki ubundi warongoye umugore muto, umukobwa ukiri mutoya? Ati niwo nkwiye. Ni muto mu myaka ariko arabaruta bose, abo mwita bakuze, abagize gute, arabaruta bose. Uku guhamya rero kwa Gashumba iyo bikomeje ni ukuri uru rugo ruzira amakemwa.
iyo mushyingiranywe wumva ko uyu muntu mugiye kubana abaruta bose, mukarinda musazana, ukibibona bihamya ko aruta bose, nta muntu wamenera mu rugo rwanyu ngo aza kubatanya no kubatatanya. Na Satani ubwe urwo rugo ararutinya. Niba umugore Marayika nawe ahamya ko Frank Gashumba ntawe umuruta, ari we umukwiriye, nubwo waza wisize iki, ntabwo aba bantu waza kubateranya ngo hajyemo bombori ngo bakomanye amahembe. Baba bayakomanya gute se? Umwe aberanye n'undi, undi akwiriye undi. Umwe aravuga ati ntawe ukuruta, ntawe mu bato no mu bakuze ntawe wakuruta. Ikibazo kijya kibaho ni uko ibi bintu hari igihe bishirana n'agahararo. Uwo witaga be, uwo witaga muruta sate, ati ntawe wakuruta, ejo ugatangira kubona ugatangira kubona waribeshye, ugatangira kubona hari ukuruta, hari abamuruta benshi. Hari n'abagore baca abagabo babo inyuma, cyangwa abagabo baca abagore babo inyuma. Mu by'ukuri ugasanga yagiye no ku muntu utanapfundura udushumi tw'uwo wasize mu rugo, nabwo ukabyibaza ukumva ubashije kumirwa. Niba ari umugabo uciye umugore w'inyuma, ugasanga yagiye ku rugore rwa nyirabyatsi aho ngaho, ni ukuri ukumva urumiwe ukuntu yagiye aho ngaho guhunahunayo. Cyangwa ugasanga umugore nawe yagiye mu bantu bari inyuma y'umugabo we, ukibaza ikintu cyatumye akora iyo mahano, ikintu cyatumye akora ayo mabara, ukumva urabiyobewe. Ari mu mbyino, ari mu mudiho, ugasanga uwo wagiye gukoraho ubwo bushurashuzi n'ubusambanyi n'ubushoreke, ntabwo ni ukuri yapfundura udushumi tw'inkweto tw'uwo wasize mu rugo. Iyo diru nayo muzanyisobanurire, njyewe ubu kugeza ubu yaranyobeye. Ni nka bya bindi ngo wanga kuzana uhekenye igufu ukazana uri mirabunguri. Abantu bacana inyuma, hari igihe ureba rwose ukavuga uti se uyu se byatsi yagiye gusesera kwa nyirabyatsi, kumbi burya umugore we nuko ameze. Umugore mwiza kuriya w'ikizubazuba imbere n'inyuma no muri karagita, ukajya gusesera ahantu ku mugore nyirasogora aho ngaho, ku mico no ku myifatire no ku isura, kandi ukajya kuhasesera ntibaba bibagiye ko atari bo ba mbere bahaseseye. Mu by'ukuri iyo utangiye guca inyuma uwo mwashakanye, uba ufite ikihe gihamya yuko aho ngaho uwo nguwo ugiye kumurutisha, aho ngaho ugiye gusesera, ugiye mu busambanyi, ugiye gusambanayo, uba ufite iyihe assurance yuko ari wowe wa mbere uhagiye? Kuko abo bagore bameze gutyo, boroshye gutyo, bakira umugabo banabizi ko afite umugore, cyangwa basore cyangwa iki, ntabwo ari we wenyine aba yakira. Uba uje kuharyama hari uhabyutse, uba uriho buhabyuke hari undi uharyama. Guys, iyi deal yo gucana inyuma muzanyisobanurire inyungu umuntu aba ari gushakamo. Ushobora kuba uvuga ngo usize umugore mubi, ngo nubwo ari mwiza inyuma ngo ariko ni mubi, ngo agira umushiha, ngo agira ate, ngo ntazi gutanga keya, ukajya kuri uwo muntu uziguhaye. Kuko abo bantu nyine bari tayari aho ngaho hanze baruzuye, izo keya bashaka akaziguha. Guys, ni wowe azihaye wenyine? Ni wowe wenyine azihaye? Ndaguha amakuru yuko uhabyuka hari undi uharyama, uharyama hari undi uhabyutse. Hanyuma ibizavamo ni ibihe? Ibizavamo uzabirundura ubikusanye ujye gushyira nyirantabwo wari wasize mu rugo. Wagiye uri muzima ugarutse uri igisenzegeri, ngibyo bya HIV AIDS, uzanye ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina, uzanye imikoshi n'imyaku yose ukotoyeyo, za karande zose z'imikoshi byose urabikotoye ubizaniye wowe wari wasize. Wagenda ukagumayo, wagenda ukazagaruka, menya ko aho hantu ugiye gusesera si wowe wa mbere uhaseseye, nturi n'uwa nyuma. Hari n'igihe ureba nawe ahubwo ukahasesera, n'uwo munsi hari randevu y'undi muntu uza kuhasesera, kuko hari abo tujya twumva ngo bagiye ku ndaya bakagwayo. Simbizi, ntabwo ariyo topic narinzanye, ariko naje kukubaza ngo kuba umuntu yashakana n'uwo barutana imyaka bitwaye iki? Hano kuri Big Grace TV ngiye mbyutse nja kukubwira ngo ntacyo bitwaye, ahari urukundo n'umunezero Imana ibihari. Whatever imyaka yaba kurusha, imyaka yaba umurusha, niba uri umugore umurusha imyaka, niba uri umusore umurusha imyaka, iyo waba umurusha yose, ntabwo byababuza kubaka urugo ngo muhirwe.
hari ikibazo nshaka kubaza muri uno mwanya. Iyo usesenguye, wenda ntabwo urabikoraho ubushakashatsi, nanjye ntabwo ndabikoraho ubushakashatsi, na Big Grace TV ntabikoraho ubushakashatsi wenda bwimbitse, ariko mu makuru ufite ku bantu muziranye, ku bo wumvise, ku bo wenda mwaba mwariganye, ku bo mwigeze gukorana, ku buryo ubona kuri social media badivorushije cyangwa barwanye hahiye, bagiye mu manza buri munsi ngo ampoza ku nkeke, ngo ampoza ku nke, ukabona umugore yambikishije umugabo w'amapingu cyangwa umugabo yambikishije umugore w'amapingu, cyangwa bamwe bakubitanya agafuni. Ibyo ngibyo byo biragatabwa, ni ukuri bitembere. Ntawe tubyifuriza kugera kuri urwo rwego ry'uko abashakanye bakwicana. Abantu bari kudivorusa mu by'ukuri hari aho bihuriye no kuba bari barashyingiranywe batanganya imyaka? Ntaho bihuriye. Niyo mpamvu twakomeje kuvuga hano kuri Big Grace TV, kuba washyingiranwa n'umuntu urusha imyaka, kuba washyingiranwa n'umuntu ukuruta imyaka, ntaho bihuriye no guhirwa mu rugo. Icyangombwa ni urukundo, icyangombwa ni ukubahana, icyangombwa ni ugusenga. Nizo nkingi zubaka urugo zakubakira, waba ukize waba ukene. Narindi kukubaza ngo divorce ziri muri iki gihugu cyangwa hirya no hino aho wumva abashuti bawe, abuzi, abusoma ku mbuga nkoranyambaga, hirirwa hashya. Mu by'ukuri abo bantu birirwa bakocorana kubera ko bashyingiranywe barutana imyaka. Iyi diri yo kubashyingiranwa n'umuntu kurusha imyaka cyangwa urusha imyaka nta kivuze mu rugo. Icyangombwa ni urukundo, icyangombwa ni Imana, kubanza Imana mu rugo rwanyu. Reka nko muri raporo y'urwego rw'ubucamanza mu Rwanda, kamvuga raporo ya hafi iri recent, nko raporo y'urwego rw'ubucamanza mu Rwanda yo mwaka w'ibihumbi 2022-2023, inkiko z'u Rwanda zemeje ko ingo nimvuga ingo wumva ingo, imiryango 375 yahawe gatanya ya burundu. 2022-2023 uwo mwaka wonyine, ingo 375 mu Rwanda zahawe gatanya ya burundu. Guys, aba bantu byatewe nuko barushanyaga imyaka? Rero niba ukundana na mugenzi wawe, byibabuza gukomeza umushinga wanyu kugira ngo muzadutumire, ntaho bihuriye. Urushako rwiza ni urwubakiye ku rukundo, mushyize Imana imbere muri byose, mukaragiza Imana ahazaza hanyu, ahazaza hazabakomokaho. Kandi dore indi password yo kugira ngo ugire urushako rwiza, ni uko mukobwa utangira gusengera uwo muzabana hakiri kare rwose, ukiri na mutoya. Nawe musore ugatangira gusengera uwo muzabana hakiri kare, Imana ikabatandukanya na karande z'imyaku, z'imikasiro, z'ingeso mbi, z'ibisekuru zabo mukomokaho, les arrière grands-parents. Ugatangira gusengera fiancé wawe utaranagira imyaka y'ubukure, kugira ngo Imana itangire imutandukanye, imudetashe kuri izo karande z'ibisekuru bibi. Hari igihe ushaka mu muryango ukavuga ngo aba bantu ngo ntibajya bashaka, akaba ari ba bantu bashyingirwa nyuma y'umwaka cyangwa amezi angahe bakaba baradivorushije, cyangwa ati aba bantu ntibajya iyo bashyingiwe batinda kubyara, cyangwa aba bantu ntibajya babyara, cyangwa aba bantu iyo bashyingiwe babyara igitsina kimwe, cyangwa aba bantu ni abantu bakunda kuba infidele. Aba bantu bagira akantu kabagendaho ko gusenya. Hari abantu usanga bakuze akagira imyaka 40-50, ntabwo twebwe iwacu tujya dushaka, ati na bakuru banjye barahari. Oya, izo karande zose utangira kuzikumira hakiri kare, ukazikatisha amaraso ya Yesu Kristo, umuntu akaba muzima, akagira destine ye idafite ibiyikurura bya za karande izo ngizo inyuma. Ubwo ni inama turi guha abakobwa, turi guha abasore, turi guha abana bacu, mutangire gusengera abo muzabana hakiri kare, mutangire kubadetasha kuri za karande, mutangire kubashyira mu maboko y'Uwiteka. Muzubaka urugo ruzima, urugo ruhiriwe, no mata imyaka mwaba murutana. Twebwe niko twemera hano kuri Big Grace TV. Imyaka ntabwo ari big deal yawe kubuza gushyingiranwa n'ukunda n'ushaka, kandi ntibyababuza guhirwa. Ahari urukundo n'umunezero, Imana ibihari. Nuko dusoje. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ciao.